Katwakira admin, ladies and gentlemen, put your hands together for admin Seka. Umuyobozi ukomeye cyane wa group ya WhatsApp. Ani yo indirimbo ya Yago ndayikunda. N'abantu benshi barayikunze hano nari nagiye gushyingura igicumbi bari kuba arimo kuyikina cyane. Muraseka. Mani Yago ngenda namufana. Noneho Ego rata. Ako Yago yasohoye indirimbo bita Suwejo ndayikunda. Asohora indi bita Rata ariko niho natangiye gupimira ubwenge bwe wenda se. Nago wenda ngiye kuvuga ko wenda ari buke. Ubwo n'ubwenge bwa Yago muri guseka gutyo. Anaga ari boss. Ahangaha gutya tumeze. Mfite group ya WhatsApp nda admin wayo ni nawe Melissa barizwa. Mutajya mujyango ni boss wanje man. Muri group. Nari nyivuga kuri Yago. Yago yakoze indirimbo bitarata ariko hari ahantu yaririmbye nyine niho natangiye gupimira ubwo bwenge bwe. Ngo niboneye view. Mukomerezeho nago muyizi. Nawe uri nkawe. Nyina aririmba ngo niboneye view nziza mu bicu cu. Noneho iyo amaze kwaririmba icyambere ahita kimentioninga aho ngaho umukobwa bari kuganira. Meze fresh isa. Rusine Mugisha na Rusine nibo bampaye akazi ka mbere ko gukina muri filime mu bakomera amashyi. Iyo filime nari nyirimo ako sinagaragaye muri video nta nijwi ryanjye ririmo. Hari agaseni bakinnye bari kumvugaho. Mubashimire cyane. Show yacu isigayizamo n'abazungu. Umubwiye ngo iki? Ubu nese ubwo mubwiye ibyo mvuze? Ni sawa. No muki? Numudage nagize ngo numushinwa. Abashinwa ubundi nibo bagora byatara ubundi kuganira n'umushinwa biragoye. Naga ari byiza kuganira ushyamo twatuntu ngahengo. Ushobora gusanga uvuzemo nka mushikiwe mu kabipfu. Mukomera amashuri ya mupolisi ntago nzi ko ndi umubone. Niwe muntu wa mbere wamaye lift njyana kwa Kabuga. Uriya w'inyuma. Mani ejo bundi nabuze ntekereza nagiye gukoresha imodoka ya papa. Ngo iki? Papa afite imodoka mani. Papa maze yashaka no kugura kwasiteri yo gutemberamo. Noneho umuntu wari umwe inspirinze niyo wansekeje. Gitifu wacu agenda mwikamye. Ejo nagiye gukoresha imodoka muzi ukuntu abakanishi biba amaboro mu modoka. Abakanishi bama modoka. Akuntu usanga yahinduye nk'ipine yashyizemo irindi. None nahise ntekereza uziko biriya bintu no mu baganga bibamo se. Hari ukuntu umuganga agukuramo nk'igihaha agahita aguha icyundi. None naje kwibaza nk'abari abantu bavura indwara nyine ugasanga nk'umuntu
yabuze nk'urugingo hakaba umuntu witanga akamuha urundi. Ubundi hari abo bitakwirwa bigorana. Umuntu ari kure ya nabi ntarwo yaguha. Nk'abantu basa nyine kire umutipe ariko muvindimwe ese kureba intebe. Nk'abantu basa nko ku mitwe byakunda. Ufashe nk'abantu wenda tubusimbare nkandera. Okay, reba nko mu muryango wa Knowless. Mwese muzi Saga yabayeho Kerema Mwambura Safi. Nukuvuga ngo Kerema ashobora nko kubura umutima Safi akawumuha bishobora gukunda. Ajado nawe noneho naje no gutekereza ku bandi. Ibaze nka Aserereje yamuremye n'umuramyi abuze nk'igihaha kumva BUSHALI yakitanze. Ako hari abantu ngiye naje gusanga ahantu hose yaba ariyo. Ufashe nk'umuntu bita Buriyane buriya agize ikibazo mu genital organs ye umuhungu akamwemerera mbona nta kintu byaba bitwaye. Oya njye wimbaramo ntago tunganye. Umeze mutese? Meze neza. Ejo bundi nibagiye kubabwira story yambayeho. Ahantu twari twagiye gushyingura mani. Abaniga bazanye kuvuza umurambo mani. Oya. Nyine hari ukuntu umuntu apfira mu rugo bakamuzana kwa muganga. None se bamuzanye kwenda iki? Kumwica? La tête vide. Kureba icyamwishe yapfuye bakireba bate? Abaniga bazanye nyine umurambo we ahurira n'umugore we bapfiriye rimwe. Noneho ikintu cyatumye duhita tunamushyingura vuba bamaze kubapima haza ya vani itwara imirambo yazira batwara mani igeze abantu bagiye Icumbi muri haza ahantu bita Rusine igeze yikora impanuka mani. Uzi ikintu cyatubabaje se cyatumye duhita tunashyingura muri iyo mirambo yose nta numwe warokotse. Murakoze cyane twa admin.